Shalom abakunzi ba Live TV ndabasuhuje mwese aho muherereye, amahoro y'Imana mubane. Twagarutse nakagaruka hano kuri Live TV, dukunda kubana mu biganiro bitandukanye. Amazina ku bantu bashya bacyagera, Imana Karamadeho. Ndumva hari ibintu biri ku mutima, mbonaje nyine kugira tubisangire. Haleluya haleluya. Katubanze twasenga kino kiganiro tugishire mu tugishire mu biganza bya Kristo, ubundi twumve icyo umwuka w'Imana tubwira muri iki kiganiro. Kristo bakoze kuturinda, wakoze kubana natwe, shirwa hejuru. Nyemera amaraso ya Kristo abanza tugaragareho n'imbabazi z'Imana dukoze ikararya ku munwa, tugiye kuvuga ibyawe ne westa kandi rero urakiranuka. Reka nyakubaha Imana tuvuge twejejwe nawe. Ubundi iki kiganiro reka ugiherekeresha imbaraga zawe, reka ibyo washatse kumenyesha abantu bibagereho. Ndagushimezo taposteko tabo icyatwibagiza cyose ukubetesha umuriro toka daimoni mu izina rya Yesu. Ushimwe kutangiranye natwe Kristo kandi uri busuzanye natwe. Restos tako tabo mu izina rya Yesu, amen. Hari abantu barota inzozi noneho ukarota wambaye isaha kanihute ariko hari akaririmbo we ushimwe wa Mana we, ushimwe wakoze bikomeye, ushimwe we. Katwihute iyo ndirimbo reka n'amavuta arazamuka. Hari abantu baba batazi banga ugenda ubyumva. Noneho hari abantu barota inzozi wambaye isaha. Kurota wambaye isaha bivuga iki? Cyangwa ukarota bayikwibye. Nabuze hari n'abarota imibare icuritse ijambo ry'Imana riravuga ngo buri gihe kigira igihe cyacyo. Hari igihe cyo gutera no kurandura, igihe cyo gukira no gukena. Mu mubwiriza hari mbese barabivuze, Salomo yarabyanditse. Yes, igihe cyo kubika no kurandura. Avuga ibintu byinshi cyane. Nkabona habaye n'igihe cy'imvura n'ikizuba. Nawe ushiramo ibihe habaho n'icy'ubukene no gukira, loste costavo. Kandi ikindi kintu ujya wibuka, gukira no gukena biraturanye buryo. Wakumva umuntu ngo yakize nyuma ya saa sita kandi bwakeye cya bwije yarakeye. Hari ijambo rivuga ngo ahari kurira kwararira umuntu ninjoro, mu gitondo impundu zikavuga. Biraturanye. Lele tostako tabonemo. Yurose wambaye isaha bivuga iki? Imana biri kukwereka kuri mu gihe cyawe, igihe cyo gutabarwa, cyo gukorerwa ubukwe, cyo kwaguka niba uri umuvugabutumwa, igihe cyo gusohorezwa amasezerano, igihe cyo kubyara niba igihe cyo gukora ubukwe, igihe cyo kubona amafaranga, igihe cyo gucuruza bigakunda. Buri muntu wese agira igihe cye. Iyo ubonye wambaye isaha uba uri mu gihe cyawe cyo gukora kwimale toste kotabo cyangwa cyo gusohorezwa amasezerano. Iyo warose bayikwiba rero ni bibi. Ni wa murozi ushobora kukwitambika ubukwe nibube, wa muntu ushobora kukwibira ibihe byawe byiza, wa muntu ushobora urumva hari umuntu umwe warotaga noneho ngo ari mu gihe cya mikoro. Abantu bashobora kukwiba iyo mikoro ntuzongere kuvuga ubutumwa. Iyo wabonye uri kwibwa iyo saha rero ni bibi. Ni ukukwiba uwo mugisha nyine Imana yarigiye kuguha, wenda niba wari wakwamamara cyangwa no gusohorezwa amasezerano runaka, ibintu runaka Imana ibigiye gukora, cyangwa icyo gihe cyawe kigezemo cyo gutabarwa Satani akakwiretostavo. Iyo wabonye rero wibwa iyo saha ni bibi. Fata amasengesho usenge. Senga ubahoze isaha yawe igaruke, inyenyeri yawe yaka. Imana ibaho umugisha. Ndumva ari ibyo nashaka kubabwira, kurota wambaye isaha. Nitwa Imana Karamadeho. Ku bantu bashya utari wakora subscribe uyikore hano kuri Live TV, tujye tubana kandi dushize ikiganiro ujye uhita ubibona. Imana ibaho umugisha. Tugira groupe dusengeramo ibaha abanyamasengesho batandukanye mu bihugu bitandukanye yitwa abanyamwuka. Aho naho twakira ubishaka. Ndabakunda cyane. Shalom shalom. Musharinge no ku bandi bantu bakoze kuturinda. Kristo tugushimiye kuri iki kiganiro. Ariko nibutsa abantu, hari abantu baba bakiri mu byaha, warucishijwe ukagwa, cyangwa utari wakira Yesu umwami n'umukiza. Ni igihe cyo gukizwa ukava mu byaha byawe urimo byose. Umamagare wature ubundi tugusengere. Kristo wakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Tugushimiye ko watangiranye natwe kandi usozanyije natwe. Ngaho ugerekeresha imbaraga n'imirimo n'ibimenyetso mu izina kikuleste kosteko tabo, kikuzanira iminyago mu izina rya Kristo. Bitavuga Imana byose biceceke mu izina rya Yesu, amen.